Herode cyangwa se Herode the Great. Muri rwacu rw'ikinyarwanda yitwa Herode ukomeye. Waba warigeze wumva umugani ngo aho kugira umwana wa Herode cyangwa se aho kugira ngo ube umwe mu muryango wa Herode waba ingurube ya Herode? Uwo mugani rwose ni umugani wabayeho, kandi uwo mugani waciwe n'Abayuda. Abayuda bawuciriye umwami wabo witwaga Herode. Aho kugira ngo umwana wa Herode cyangwa aho kugira ngo ube mu muryango wa Herode waba ingurube ye. Ese ubwo ubundi ni ukubera iki baciye uwo mugani? Herode benshi bamuzi muri Bibiliya n'umuntu wigeze kwica impinja zose z'i Nazareti z'abahungu zari mu myaka 2, akazica ashaka kugira ngo yiciremo n'umwana Yesu, ariko kandi bikarangisha umwana Yesu. Uyu Herode yabakimenywa na bose kubera iyo nkuru, ariko kandi iyo ni inkuru nto cyane ku nkuru za Herode. Ese ubwo waba uzi ko Herode yishe abana be 3? Oye, buretseho gatoya, burya umugore we nawe yaramwishe, nawe umugore we yakundaga cyane. Sabo gusa burya yishe na nyirabukwe na sebukwe. Mvuze ko ari ibikorwa bya kinyamaswa, ngire ngo babyemera cyangwa wabyumva neza. Muri iki cyegeranyo rero turaza kubabwira ubundi ni ukubera iki ibi byose Herode yabikoze. Ariko kandi ntabwo turabwira ibyo ngibyo gusa, turaza gucukumbura amateka ya Herode, uburyo yageze ku bwami akaba umwami w'Abayuda, kandi yari mu gace kitwa Edomu katavagamo abami b'Abayuda, cyangwa se ngabe yari umwe mu muryango wakomokagwamo n'abami. Ese ubundi byagenze bite? Nibihe bikorwa bindi se ubundi Herode yakoze uretse kimwe tuzi gusa? Ubundi uyu Herode yakoze ibintu byinshi cyane. Ibyo byose rero tugiye kubacukumbura muri uyu mwanya tubibabwire. Nje nitwa Ezekiel Niyomugaba. Herode ubundi yavutse mu mwaka wa 73 mbere ya Kristo, avukira mu gace kitwa Edomu. Aka gace kari mu majyepfo ya Yuda. Uyu Herode rero yari afite se yitwaga Antipata. Bivuze ko nyine nawe rero mu gace ka Edomu niba Herode yaravukiye muri Edomu. Edomu nabwiye ko kari agace ko mu majyepfo ya Yuda. Uyu se yitwaga Antipata. Herode se wa Herode yari umujyanama ukomeye cyane wa Hyrcanus wa kabiri, umwami w'Abayuda. Uyu Antipata rero mu buryo bwo kuba umwedomu yari uwitwa descendant cyangwa se umuhabwa kamba wa Edomu mu gihe nta muyobozi yaba ifite. Ariko kandi uyu Antipata nubwo ari umujyanama w'Abayuda, yari afite imikoranire ya hafi n'ubuyobozi bwa Roman Empire. Ese ubundi kuko yari umujyanama w'umwami w'Abayuda kandi yari umwedomu, Edomu ubundi hari hehe? Mu gihe rero hari hakiriho umwami witwaga John Hyrcanus w'Abayuda, yategetse ko abantu bose bo muri Edomu bayoboka idini ya Judaism nabo bakaba Abayahudi. Bivuze ko mbere Edomu ntabwo kari agace kayoborwaga muri Yuda, ahubwo nako kari agace ukwako, ahubwo gasa naho kadafite imitegekere ihamye. Bityo rero umwami wa Yuda witwaga John Hyrcanus nyuma yaje gutegeka ko ako gace ka Edomu nako gashyirwamo mu Bayuda, muri Yuda kagakurikira idini ya Judaism, nabo bakaba Abayahudi. Ariko kandi nubwo bari babaye Abayahudi, ntabwo bari babaye Abayahudi mu buryo bwuzuye, ahubwo bari babaye Abayahudi mu buryo bw'imiyoborere ndetse n'imitegekere. Kubw'iyo mpamvu rero Abedomu nabo mu buryo bw'imiyoborere baberwaga mu Bayuda. Uko itegeko rivuye i Yerusalemu ryagombaga kumanuka nabo rikabageraho, ariko kandi ntibari Abayuda. Bivuze ko mu buryo bw'imiyoborere abayobozi b'Abayuda ntabwo bagomba kuva muri Edomu, cyane cyane abo muryango y'abami cyangwa se abagomba kuba abami nibyo bishobokaga ko bava mu gace ka Edomu, kuko Edomu kari agace biyometseho katari Abayahudi b'ukuri. Bari Abedomu, ntabwo bari Abayahudi. Ariko kandi nabwiye ko mu buryo bw'imiyoborere n'imitegekere bari Abayahudi, kubera yuko itegeko rivuye i Yerusalemu ryagomba gutegeka rikamanuka rikajya no muri icyo gice cy'amajyepfo ya Edomu, no muri icyo gice cy'amajyepfo ya Yudaya cya Edomu naho rikategeka. Icyo gice rero nabwiye ko ari cyo Herode yavukiyemo. Uyu rero Herode yari afite nyina witwaga Cyprus. Uyu nyina yari umwarabiani. Ubundi uyu nyina nubwo ari umwarabiani yari uwo witwa umunobo woman cyangwa se
abantu b'umugabo babarirwaga mu gice cy'abakire. Aba bantu babarirwaga mu gice cy'abakire nabo ijambo ryabo ryumvikanaga ibwami. Rero bitewe n'uko Edomu nayo yabarirwaga mu Bayahudi byatumye Herode akurana umuco w'Abayahudi. Ese ubundi Herode haba hari amashuri yizera? Uyu Herode rero yize mu ishuri ryitwa Greco-Roman Empire cyangwa se Greco-Roman Education, ishuri ry'Abagiriki n'Abaroma, aho uyu Herode yaryigiyemo cyangwa se Herode yaryigiyemo ururimi ndetse n'umuco by'Abaroma, ahigiramo ibijyanye na military training and tactics cyangwa se ibijyanye na gisirikare byose, ahigira ibijyanye n'imiyoborere ndetse n'ububanyi n'amahanga. Bitewe rero n'ayo mashuri Herode yigiye muri iryo shuri rya Greco-Roman Empire, byatumye aba umuntu ufite ubumenyi ndetse n'ubushobozi bwo kuba yaba umuyobozi mwiza ubiberewe kandi ubikwiriye. Dore uko byagenze kugira ngo Herode atangire agere ku buyobozi. Herode afite imyaka 25 gusa yashyizweho na se kugira ngo abe umuyobozi w'intara ya Galilaya. Ise mbibutse ko yitwaga Antipata. Aha hari umwaka wa 47. Herode rero yaratangiye kuba noneho umuyobozi. Ahangaha yatangiye kurwanya udutsiko twose tw'amabandi, bituma Abayahudi batangira kumukeka. Nyuma y'uko rero se wa Herode Antipata arozwe mu mwaka wa 43 mbere ya Kristo, Herode yese atangira gutekereza uburinzi buva ku Baroma, kubera yuko Abaroma bari bafitanye umubano na se. Ese ubundi uwo mubano wavuye hehe? Nabyo turaza kubirebaho. Herode isa amaze kukurogwa, amaze gupfa, yabonye ko asigaye ari nyakamwe mu Bayahudi cyangwa se mu Bayuda, atekereza kujya gushaka ubufasha mu Baroma. Mu mwaka wa 40 rero abarwanyi bashaka impinduramatwara b'Abaroma bo mu burasirazuba baje muri Yudaya, babufasha umuzungura Antigonus wa kabiri Matthias, wari igikomangoma cyo mu muryango wa Hasmonean ugombaga kuvamo umwami w'Abayuda. Byaje kurangira Herode yirukanywe ahungira mu bwami bw'Abaroma, kuko uyu Antigonus yise abo umwami, bituma yirukana uyu Herode wayobaraga intara ya Galilaya, kuko bakekaga ko uyu Herode ashobora rwose kuzabigukana akabatwara ubutegetsi. Ariko nubwo byagenze gutyo, igihe Herode yageraga i Roma, inteko ya Roman Empire yatangaje ku mugaragaro ko uyu Herode abaye umwami ku mugaragaro, abaye umwami w'Abayuda ku mugaragaro. Ariko kandi nubwo yarabaye umwami w'Abayuda, Abayuda bari bagifite umwami wabo ukomoka mu muryango wagomba kuvamo abami. Bitewe n'uko rero Roma yarivuze ko uyu Herode abaye umwami w'Abayuda, cyari kibaye ikibazo gikomeye cyane, kuko Roman Empire ibyo yavugaga akenshi byabaga ari nk'itegeko, yari ikomeye cyane, iyo wahakanaga uwahishwaga. Ariko kandi nubwo yari bitangaje, Herode yari agifite kurwana kugira ngo ajye i Yerusalemu agere ku butegetsi. Ese ubundi ntabwo utekereza, ese ubundi ise wa Herode Antipata nuwe mubano yari afite ukomeye cyane yari afitanye na Roman Empire, ku buryo uyu Roman Empire yifuza gushyigikira umuhungu wa Herode kugira ngo agere ku butegetsi? Ubundi uyu mubano wari waravuye he? Ubundi rero Antipata mu gihe yari umujyanama w'igikomangoma Heraclius wa kabiri cyo muryango wa Hasmonean wagombaga kuvamo abami, haje kuba amakimbirane y'ubutegetsi mu Bayuda, cyangwa se yagombaga gufata ubutegetsi mu Bayuda. Ubundi kera mu bijyanye n'ibikomangoma wasangaga n'igikomangoma nacyo gifite nk'agace kiyobora cyangwa se nk'intara, nacyo kikaba gifite umujyanama. Rero uyu mugabo Antipata se wa Herode yari umujyanama w'igikomangoma Heraclius wa kabiri. Mu gihe rero habaga amakimbirane mu bagombaga kuba bami hagati y'ibikomangoma bibiri by'umuryango wa Hasmonean, hagati y'igikomangoma Heraclius ndetse na Aristobulus, uyu mugabo Antipata ashyigikiye igikomangoma cyitwaga Heraclius. Mbibutse ko uyu mugabo yiturukiraga mu gace ka Edomu katari Abayahudi mu buryo bwemewe n'amategeko. Ariko kandi nubwo uyu mugabo Antipata yaramushyigikiye, nta mbaraga yari afite zari gutuma uyu Heraclius aba umwami mu buryo bwemewe n'amategeko, kuko uyu Antipata nawe nta mbaraga yari afite mu buryo bugaragara. Mu gihe rero bari bari muri ayo makimbirane,
ku rundi ruhande uyu Antipata we yari ari mu mushyikirano n'umusirikare w'Abaroma witwaga Pompey. Yari mu mushyikirano kugira ngo babashe kuba inshuti cyangwa se babashe kuba bagirana imikoranire. Uyu rero Antipata yamukigezeho igitekerezo yari afite cy'uko ashaka ko umugabo witwa Hyrcanus aba umwami w'Abayuda. Dore ahangaha byari bigiye gutangira kuba agatego, byari bigiye gutangira kuba umukino, filime, aho Abayuda umwami w'Abayuda yaragiye kujyaho ashyigikiwe n'Abaroma. Rero mu mwaka wa 33 mbere ya Kristo, Pompey, uyu musirikare mukuru w'ikirenga w'Umuroma cyangwa se muri Roman Empire, yateye Yudaya azashyigikiye igikomangoma Hyrcanus, bigizwemo uruhare na se wa Herode witwaga Antipata. Bamugira umuyobozi mukuru w'Abayuda, ariko ntibamugira umwami, bityo umugabo Antipata se wa Herode agirwa umujyana w'umuyobozi w'Abayuda. Ahangaha hari ikintu gikomeye cyane uyu Antipata yungukiyemo. Mu gihe uyu Hyrcanus yagirwaga umuyobozi, Aristobulus agahigikwa, ntabwo Hyrcanus yigeze agirwa umwami w'Abayuda, ahubwo yagize umuyobozi w'Abayuda, naho uyu Antipata we agirwa umujyanama w'uwo mwami, nk'uko yarasanzwe ari umujyanama we akiri igikomangoma, ariko noneho yabaye umujyanama w'uwo muyobozi w'Abayuda, ariko kandi niba yewe umujyanama we, ahubwo yahise aba nkaho ari we muyobozi ukomeye, umutegetsi ukomeye cyane, kuko bitewe n'uko uyu Hyrcanus yashyizweho n'ubutegetsi bw'Abaroma, nta kintu Roma yagombaga kuvuga ngo agihakane, kandi Roma wibuka ko yari ifitanye imikoranire hafi n'uyu Hyrcanus. Rero mu gihe yagirwaga umuyobozi mukuru w'Abayuda, byari ibintu bikomeye cyane. Muri ubu buryo rero ubutegetsi bw'Abayuda bwahise bujya mu maboko ya Antipata ndetse n'Abaroma, kuva ubwo Yudeya itangira gutegekwa n'abanyamahanga. Si ibyo gusa rero, so umushyikirano gusa uyu mugabo Antipata yarafitanye na Roman Empire, kugira ngo Roman Empire ibe yaratekereje kuba yafasha umuhungu we, kuko uyu mugabo n'igihe umwami w'abami witwa Julius Caesar, umwami w'abami yabaga ari umwami wa Empire yose cyangwa se w'ubwami bwose, witwaga Julius Caesar. Igihe rero uyu mwami w'abami witwa Julius Caesar, igihe yashaka kugera ku butegetsi bw'Abaroma, yifashijwemo n'uyu mugabo Antipata, kuko igihe umugabo Julius Caesar yari ari mu ntambara, uyu Antipata niwe wamushyiriye ibyo kurya, ndetse afasha n'abasirikare bamwe mu kubavura, ndetse abashyikira n'ibyo kurya, bituma uyu mugabo Julius Caesar agera ku nsinzi, aba umwami w'abami muri Roman Empire. Bityo bituma uyu mugabo Antipata umubano we ukomeye cyane na Roman Empire ukomeza, cyangwa se umubano udasanzwe. Bityo nta kintu umugabo agomba gusoba ubwami bw'Abaroma ngo bwange, nubwo yabarwaga mu gice cy'Abayuda, kandi Yuda yari ifitanye urwango na Roman Empire. Niyo wumvise neza rero uyu mugabo Antipata nubwo ari umwedomo w'agace Edomu, mu gace kategekwaga na Yudeya, ariko kandi yari afite imbaraga z'ikirenga mu butegetsi no mu bya gisirikare. Iyi ni nayo mpamvu rero igihe umuhungu we yari afite imyaka 25, yamushyize ku butegetsi kandi atari umwami. Yashyize umuhungu we mu kuyobora intara ya Galilaya afite imyaka 25, amushyira ku buyobozi. Umuhungu we aba umwami w'agace kitwa Galilaya cyangwa se intara yitwa Galilaya. Ntihagira icyo umwami abivugaho. Impamvu ni ukubera yuko igihe hariho uwo mwami witwaga umwami w'Abayuda, ntabwo yari umwami mu buryo bw'ikirenga rwose, ahubwo wasaga naho ari umuyobozi n'uyu Antipata we n'ubuyobozi bw'Abaroma. Niyo mpamvu yashyizeho umuhungu we mu gace kitwa Galilaya nk'uko abishatse, umwami ntagire ikindi abikoraho. Ariko rero twikomereze turebe ibya Herode, ubundi uko yasubiza Yudaya n'amahirwe yose yakoze. Twabwiye yuko akimara guhungira muri Roman Empire, yese agirwa umuyobozi umwami w'Abayuda na Roman Empire, ariko kandi agirwa umuyobozi w'Abayuda na Roman Empire ari Roma. Rero afite kurwana kugira ngo ajye Yerusalemu akaroha umwami wari uriho abe umwami w'Abayuda. Dore uko byagenze rero.
mu mwaka wa 40 mbere ya Kristo nibwo Herode yavuye i Roma aza afite abasirikare agiye i Yerusalemu ku butegetsi. Urugamba rwamaze imyaka 3 maze rurangira muri 37. Herode agera ku butegetsi akoraho witwaga Antigonus, wa wundi wari waramwirukanye. Ubu noneho amateka yaragiye kwandika, tujya twumva ibi byakozwe. Amateka y'abana biciwe i Yerusalemu, y'abana biciwe i Nazareti yaragiye kwandikwa. Amateka y'umugabo Herode yaragiye kwandikwa, umugabo wakundaga ubutegetsi cyane mu bantu bigeze kubaho. Dore noneho ibyabaye ndetse n'ibyo yakoze amaze kujya ku butegetsi. Duhereye ku bikorwa yubatse cyangwa se ibikorwa remezo yakoze, Herode yubatse urusengero rukomeye cyane rw'i Yerusalemu rwari ruzwi, n'ubwo urusengero rwaje gusenywa n'ingabo z'Abaroma mu mwaka wa 70. ariko kandi uru rusengero muribuka ko Yesu yavutse ari rwo urusengero ruriho, ku buryo ki na Yesu aza urusengero barumuratiye bakavuga ati Yesu urabona urusengero dufite, uru rusengero rwacu ntacyo rwaba, ariko ngo yarabarebye cyangwa se yaraharebye yararira. Uru rusengero ngo rwari urusengero rw'icyamamare mu bice byose by'icyo gihe, kubera ko no muri Roman Empire yose urusengero rw'i Yerusalemu rwari ruzwi. Herode rero yubatse urusengero rw'akataraboneka arwubakira Abayahudi, rwari ruzwi na bose mu isi y'Abaromani. Ariko kandi ntiyabikoze kubwo gukunda Imana, ahubwo byari kugira ngo Abayuda batangira bamwiyumvemo nubwo yari ku butegetsi atari umuyuda nyakuri. Caesarian Maritima ni icyambu yubatse akitirira umwami w'abami w'Abaroma witwaga Caesaria cyangwa se Julius Caesar. Wibuke ko uyu Julius Caesar ari wamufashije gusubira i Yudaya akaba umwami w'abami. Niyo ngo rero iki cyambu gikomeye cyane nacyo cyari kizwi n'ahantu hose cyangwa se iki cyamba aricyo naho haje kugirwa hafi yitwa administrative capital cyangwa se umujyi w'ubuyobozi, ahantu haba hari ubuyobozi bwinshi, yakitiye umwami w'Abayuda. Nacyo ni icyambu cyari kizwi cyane mu isi y'icyo gihe y'Abaromani. Ikindi rero nuko yubatse ingoro ye y'akataraboneka. Bimwe mu bikorwa yakoze rero byo guteza Abayuda imbere nuko yubatse amasoko abafasha mu bucuruzi no guhaha, yashyizeho uburyo bushya bw'imisoro, ndetse yatangije ubucuruzi hagati ya Yudaya n'Ubugiriki ndetse na Roma. Igikorwa cya mbere uyu Herode yakoze cy'ubutwari nuko igihe hateraga inzara i Yudaya yakoresheje amafaranga ye bwite yinjiza ibiribwa mu gihugu, bituma Abayuda badahura n'inzara. Muri ubwo buryo inzara Abayuda bagomba guhura nayo irahagarara. Bityo icyo ni igikorwa kimwe mu bikorwa by'ubutwari yakoze, ariko kandi mu kubikora yari agikeneye ko Abayuda imitima yabo imwireherezaho, cyangwa se Abayuda bamukunda bakamwemera nk'umwami wabo koko nubwo atari umuyuda nyakuri. Cyabaje nyine nuko byose yabikoraga ngo abashe gutsindira icyizere n'imitima y'Abayuda. Tugeze rero kuri cya gice gikomeye cyane cy'ibikorwa bya kinyamaswa byakozwe na Herode igihe yari ku butegetsi. Ndagira ngo umenye ko impamvu yakoze ibikorwa by'ubwicanyi kugeza aho yica abo mu muryango we nuko yatinyaga ko yava ku butegetsi. Yakundaga ubutegetsi ku buryo kwica umwana we ntacyo byabaga bivuze. Nubwo atari umuyuda, ariko yari yarashatse umugore wo mu muryango w'Abahesimonian bagombaga kuvamo abami b'Abayuda. Uyu mugore we nawe mugore yakundaga cyane. Kubw'iyo mpamvu rero yahoraga yihisha cyangwa se yishisha, yumva ko hari ubugambanyi bwamukorerwa bigatuma akurwa ku butegetsi, kuko atari uwo mu muryango wagombaga kuvamo umwami w'Abayuda. Dore hano urutonde rw'abantu bose Herode yishe igihe ari ku butegetsi be, ubariyemo n'abana be ndetse n'impamvu yagiye abica. Turababwira umwe kuri umwe. Umuntu wa mbere yishe ni Antigonus. Uyu ni wa wundi wamwirukanye akava i Yudaya avuye i Roma, ndetse nawe yaje arwana nawe ku rugamba birangira amusimbuye. Uyu yamwishe amuciye umutwe ku mugaragaro, ndetse uyu ni nawe mwami wa mbere w'Abayuda wari wishwe n'Abaroma cyangwa se n'ubutegetsi bw'Abaroma ku mugaragaro, maze bikagaragara yuko rwose Yudaya yatangiye gutegekwa n'Abaroma mu buryo bwemewe. Hyrcanus wa kabiri niwe muntu wa kabiri Herode yishe. Hyrcanus wa kabiri uyu Herode yamwishe mu mwaka wa 30 mbere ya Kristo. Uyu yari umwuzukuru wa John Hyrcanus, wa wundi wari warafashe agace ka Edomu kose akagashyira
kuri Yudaya, bigatuma Edomu itangira kubarirwa muri Yudaya, bityo Abedomu nabo bagatangira kubarirwa mu Bayahudi. Uyu Herode rero nawe uyu Hyrcanus wa kabiri yari sebukwe wa Herode, nawe Herode yaje kumwica. Uyu Hyrcanus rero yari inshuti ya Herode, ndetse Herode yaranamurindaga, ariko rero Herode yaramutinyaga kuko nubwo yari umusaza, nyine yari sebukwe Herode ari n'umusaza usa n'utabona. Herode yatinyaga ko ibitekerezo bya Hyrcanus bishobora kumvwa kurusha ibye. Hari bamwe bavuga ko rero uyu Hyrcanus yari yapanze n'uwitwa Nabatean King gukura ku butegetsi Herode. Nibwo Herode adatindiganyije rero yahise amutumizaho aza Yerusalemu aramwica. Urupfu yishweho ntiruvugwa kimwe, bamwe bavuga ko yaba yaramanitswe cyangwa yaraciwe umutwe. Umuntu wa gatatu Herode yishe ni umuntu witwa Mariame wa mbere. Uyu nguyu yamwishe muri 29 nyuma y'uko yari yishe sebukwe muri 30. Uyu Mariam yari umugore wa kabiri, ariko niwe yakundaga kurusha abandi kuko ni nawe wari ufite amaraso ya nyayo mu muryango wa Simonian abagomba kuvamo abami b'Abayuda, kuko uyu mugore wa Herode yari igikomangoma cyangwa se princess, igikomangomakazi. Rero nubwo yamukundaga byatumaga mutinya, avuga ko yamugambanira. Dore uko akagambane kakorewe uyu mugore Mariam wari uwo muryango wa Simoni yagombaga kuvamo abami b'Abayuda. Dore akagambane kakorewe kugira ngo Herode amwishe muri uyu mwaka wa 29. Kubera rero nguko Herode yakundaga uyu mugore, uzi byabaye igihe yari agiye ku rugendo agiye i Roma ku mutegetsi bw'Abaroma, yategetse ko napfira mu rugendo agomba gupfana n'umugore we, cyangwa se igihe Herode azapfa n'umugore we agomba kwicwa kugira ngo atazashaka undi mugabo, maze Herode n'umugore bazajyane mu rupfu nyine, cyangwa abantu ngo biti kuzimu. Uyu mugore rero Mariam yarabyumvise arababara ndetse aranarakara cyane, atekereza uburyo ki Herode umugabo koko niwe umukunda gute yashyira itegeko ngo Herode napfa umugore we akunda n'abazahite bamwica. Uyu mugore rero nyuma yo kubabara cyane, uyu Mariam yarabyumvise arababara ndetse anarakara cyane, nuko mushiki wa Herode witwaga Salome utari woroheje cyane abyumvise arakara, nawe ajya umugambi wa nyina babeshyira Mariam wa mugore wa Herode ko yagambaniye umwami, maze uwo Salome mushiki wa Herode ateranya urukiko bacira Mariam urwo gupfa, acibwa umutwe. Uyu mugabo Herode yakundaga ubutegetsi cyane ku buryo byari byaramuteye psychological problem cyangwa se ibibazo byo mu mutwe byo kutagira uwo ababarira mu gihe hari uwo aketseho ko yamugambanira cyangwa yashaka kumurusha ijambo. Umuntu wa kane uzwi uyu Herode yishe ni umuntu witwa Alexandra. Uyu ni nyina wa Mariam, wa mugore Herode yari amaze kwica muri 29. Bivuze ko uyu yari nyirabukwe wa Herode cyangwa se wa Herode. Mbibutse ko yari yamaze kwica sebukwe, yamwishe ku ikubitiro, umugore waramwishe ndetse ageze no kuri uyu Alexandra. Uyu Alexandra mbibutse ko ari nyina wa Mariam. Nyuma y'uko rero Herode yishe umugore we yakundaga cyane, noneho nyina wa Mariam wari umaze kwica, noneho nyina wa Mariam wari umaze kwicwa yabonye ko ibintu bikomeye, ashaka uburyo yarinda abuzukuru be basigaye, abashyira mu buyobozi bw'igihugu butandukanye, ariko Herode abyumvise abifata nk'igihano cy'urupfu. Uyu mukecuru nyina wa Mariam yahise yicwa atajyanywe mu rukiko kuko itegeko ryari rivuye kwa Herode. Herode yahise ategeka ko uyu Alexandra yicwa hatabayeho urubanza cyangwa se atajyanywe mu rukiko rw'Abayuda, maze uyu Alexandra ahita yicwa rwose, acibwa umutwe, atitaye ko ngo yari nyirabukwe cyangwa se ari nyina w'umugore we. Uyu mukecuru icyo yarashatse gukora, yarashatse kugira ngo arinde abuzukuru be basigaye ku isi kuko bari bagihari abana ba Mariam. Abana yari yarabyaranye na Herode. Ese abana barimo? Ese ntabwo barimo bo Herode yaje kwica? Impamvu rero nyamukuru yishwe ni uko Herode yatekerezaga ko ubwo yishe umukobwa we nawe arashaka uko yihorera, bityo Herode akabura ubutegetsi. Ibyo byatumye ahita amwica atazuyaje.
Ku mwanya wa gatanu haza abandi bantu Herode yishe. Aba ni abana be babiri b'abahungu. Aba rwose yabiciye umunsi umwe. Aba ni abantu, umwe yitwa Alexander undi akitwa Aristobulus. Yabice mu mwaka wa 7 mbere ya before Christ cyangwa se mbere ya Kristo. Abasore bombi bari abana be yari yarabyaranye na Mariam, wa mugore we yakundaga cyane, cyangwa se umugore ngo yakundaga cyane kuko ubwo sinzi niba yaramukundaga. ahubwo abana babiri rwose bari bazwi muri Yuda. Bari abana bari batangiye kumenyekana mu bya gisirikare, ndetse naho bayoboraga hose bahavaga bakoze amateka, ku buryo muri Yuda hose bari baratangiye kumenyekana. Bityo rero byatumye Herode aba bana atangira kuvuga, kubona ko batangiye gushaka kumurengaho, atekereza ko ahari bashobora kuba bamugambanira bakamutwara ubutegetsi, dore ko bari barabyawe n'uwakomokaga mu muryango w'ubwami, bivuze ngo nabo bari bafite amaraso ya cyami cyangwa se mu muryango w'abagomba kuba abami. Ibi ngibi byatumye Herode atangira kubishisha kandi ari abana be. Aho kugira ngo yishimire intambwe bateye, atangira gutekereza ko hari bagiye kumukura ku butegetsi. Ku gitekerezo rero yahawe n'umuhungu we mukuru Antipata, yabyaranye n'umugore we. Uyu muhungu yari yamwitiriye izina rya se Herode, se wa Herode muzika yitwaga Antipata. Umuhungu we rero mukuru yari yamwitiriye Antipata. Uyu nguyu yari yaramubyaranye n'umugore we witwaga Doris. Rero uyu Antipata yaje abwira se Herode igitekerezo. Yavuze ko yabwiye ko aba bahungu bari gupanga kumukura ku butegetsi, ariko nyamara siko ko ari ukuri. Nyuma y'uko Herode yumvishe ko abahungu be babiri yari yarabyaranye na Mariam, Alexander ndetse na Aristobulus bari gupanga kumukura ku butegetsi, Herode akibyumva yise abajyana mu rukiko rukuru rw'Abaroma, aho hari n'umwami w'abami Caesar, Julius Caesar. Byarangiye rero bemeje ko abashatse kugambanira umwami, maze birangira bakatiwe urwo gupfa. Abahungu rero bombi ba Mariam bajyanwe i Samariya, aba ariho bicirwa bamanitswe. Herode niyanganiraga gutekereza ukuntu abahungu be bafata ubwami akiriho, cyangwa se bagakundwa kumurusha. Umutima wose utarigeze winjirwamo na zuba ryo gukiranuka, nta kibi na kimwe utakora. Ndagira ngo mbabwire yuko umutima wose utarigeze winjirwamo na zuba ryo gukiranuka, nta kibi na kimwe utakora. Niyo mpamvu Herode yakoraga ibi byose, ntabwo umutima wari warigezemo, wari wagiye winjirwamo na zuba ryo gukiranuka. Ahangaha rero wa mugani warasohoye, wa mugani uvuga ngo aho kugira umwana wa Herode, cyangwa se aho kugira ngo ube mu muryango wa Herode, byaruta ukaba ingurube ye. Kuko ingurube za Herode zabaga ziri twavuga ngo iki, mu biraro byazo zituje, mu gihe abana be babaga bari kumanikwa. Ba sebukwe, ba nyirabukwe bose babaga bari kumanika, abandi bacibwa imitwe. Iyi niyo mpamvu Abayahudi cyangwa se Abayuda bahisemo guca uyu mugani ngo aho kugira ngo ube umwana wa Herode, cyangwa se aho kugira ngo ube uwo muryango wa Herode, byaruta ukaba ingurube ye. Ku mwanya wa gatandatu rero haza undi muntu yishe, ni Antipata. Uyu yamwishe mu mwaka wa 4 mbere ya Kristo. Burya ngo uruceramo kaso rugatwara nyoko. Ibi ntabwo ari njye bivuze, ahubwo ni umugani w'Abanyarwanda. Antipata rero ni wa muhungu we mukuru wagambaniye bene se babiri, akababeshyira avuga ko bashaka kugambanira umwami. Baravuga ngo ruriya abandi rutakwibagiwe. Ndabona nawe hari rwa rumuzi. Rero nyuma y'uko b'abana babiri bapfuye biciwe i Samariya, umuhungu we mukuru wa Herode yari yabyaranye na wa mugore nababwiye yitwaga Doris, yasigaye yishimye avuga ko ikamba rigomba kuba irye. Kandi rwose urumva nyine yari asigaye ari wa muhungu uzwi, kandi niwe wagombaga rwose kwambara ikamba kuko niwe wari usigaye. Ariko kandi nyuma binyuze mu mabaruwa atandukanye, Herode yavumbuye ko umuhungu we Antipata yapanze kumwica akoresheje uburozi. Impamvu ni uko Antipata igihe ari kwica se, na undi muntu yari kugambanira, yari kurwanya nawe ubutegetsi. Igihe Herode yagombaga gupfa, nyine Antipata yagombaga guhita afata ubutegetsi, nta undi muntu warwaniye. Herode yahise asaba uburenganzira i Roma ko Antipata umuhungu we mukuru agomba kuzicwa mbere ho gato y'uko Herode apfa.
mbega ubuhemu, mbega ubugome, mbega umutima wa kinyamaswa. Ariko kandi nubwo nta muntu uba ukwiriye gupfa, ariko inkota yicishijwe mugenzi wawe ni nayo izagusogota, kandi ngo akebo wagereyemo abandi niko nawe uzagerwamo. Nyuma y'uko rero uyu Antipata yohereje abagenzi be mu mwijima w'iteka, nawe ubu noneho wari umutegereje. Nawe wabyumvize neza aho tugeze. Herode amaze kwica umugore we ndetse n'abana be batatu. Umugore wo umugani w'abayuda ndetse n'abayahudi wahisohora neza koko, aho kugira ngo ubumwe mu bana ba Herode byaruta ukaba ingurube ya Herode. Abandi bantu tuzi bishwe ku mwanya wa 7 ni abana b'i Betelehemu. Abana bishwe bazizwa yuko haba harimo n'umwana Yesu, umwana wari uvutse atekereza ko ashobora kuzaba umwami w'abayuda. Ibi byose Herode yabikoraga kubera ko yakundaga ubutegetsi cyane. Ni umwe mu bantu babayeho bakundaga ubutegetsi, aho bwari ubwicanyi karundura, ubwicanyi bwo ku mwanya wa 8, aho Herode yari yapanze yuko napfa abantu bose bo mu miryango ya gikire nabo bagomba kuzicwa. Kubera iki? Impamvu ni ukubera yuko Herode ntabwo yakundwaga mu bayuda. Yarazi ko abayuda batamukunda na gato, yarazi ko nta muyuda uzamurerera igihe azapfa. Rero bitewe nuko yarazi ko nta muyuda uzamurera igihe azapfa, yafashe umwanzuro aravuga ngo igihe nzaba napfuye, umunsi nzapfaho, yafashe abantu bose bo mu miryango y'abakire arabafunga, aravuga ngo umunsi nzapfaho abantu bose mfunze bo muri iyi miryango ya gikire ndetse cyangwa se abantu benshi bakundwaga n'abayuda nabo muzabice. Kubera iki? Yarabikoze kugira ngo uwo munsi nabo bazabice, nubwo batazarera Herode, ariko abantu bazarere ko hari abandi bapfuye. Ni ukuvuga ngo ingenzi nyamukuru ni ukugira ngo umunsi Herode yagombaga gupfaho hazarere abandi bantu benshi bo mu gihugu. Nuko rero byagombaga kuba binyuze mu kwica abantu bandi bo muri iyo miryango myinshi yakundwaga n'abantu benshi, imiryango myinshi ya gikire. Ariko kandi igihe yari amaze gupfa, mushiki we Salome yarekuye izo mfungwa zirataha zikize zityo. Herode rero yapfuye mu mwaka wa 4 mbere ya Kristo, ari yo mpamvu binavuga ko Yesu atavutse muri 0, ahubwo bivuga ko ashobora kuba yaravutse mu mwaka wa 4 kuko yavutse Herode ariho. Abahanga b'abanyabwenge bagiye kuramya Yesu Herode ariho. Niba rero baragiye kuramya Yesu Herode ariho, kandi Herode amateka y'ukuri akaba avuga ko yapfuye mu mwaka wa 4, byanze bikunze Yesu bivuga ko yavutseho mbere ya 0 ho gato. Herode rero uko wakora ibi byose uba ugomba gupfa. Yishwe n'indwara y'impyiko, ariko mbere y'uko apfa yarabanje agaragaza uburibwe bukabije, ariko byarangiye apfuye. Ibi bivuze ko uwo waba uri wese, aho waba uri hose, ni ukwiye kwigira urenze, kuko burya ngo umunsi uba umwe, umunsi uba myinshi, iminsi iba myinshi igahema n'umwe. Uyu Herode ibyo yakoze byose ntiyatekerezaga hari ko azapfa. Umunsi umwe rwa rundi rwo bita urupfu, rwa rundi rudatinya abakire, abakomeye, aboroheje, waba warayuriye, waba waburaye, urupfu ntirugutinya. Uyu Herode nawe rwageze rumutwara. Yemwe abarushye n'abaremerewe nimusange ndabaruhura, niko Yesu avuga. Ese uraremerewe? Ufite byinshi bikuremereye? Yesu aravuga ngo muze ndabaruhura. Ariko kandi ndabutse yuko mbere yuko ukora ikindi kintu cyose, banza Imana. Mu gihe Imana atari yo nyambere mu mibereho yawe, ibintu byinshi uzakora uzabikora kubera amarangamutima yawe. Kandi ntuzugase ku Herode, kuko ibyo yakoze yabikoze kuko nta Yesu uri mu bugingo bwe. Mu gihe nta Yesu uri mu bugingo bwawe, ubunyangamugayo bwawe ubona burigende 0 mu busa. Ni umunsi umwe gusa ukisanga wakoze ibintu ugatangira kuvuga ngo harya burya ni njyewe, oya nawe bikagutungura rwose. Ngire ngo ntago ari 1 cyangwa 2 ushobora kuba warakoze ibintu ukabona ko nawe gutunguka, ukibaza ngo ariko harya burya ni njye wakoze ibintu ra. Nitwa Ezekiel Niyomugaba, ndabashimiye mwese twabanye. Mbibutsa nutari wakora subscribe kugira ngo tujye tubana mu bindi byegeranyo. Uwiteka abahe.